uyu munsi rero bitewe n'irari riri mu mitima y'abantu byo gukunda isi, bagendana n'isi aho kugendana n'iby'Imana. Cyane nko muri iyi minsi tugezemo, abantu benshi bafite ubwoba, bibitseho icyo bita ubwoba. Ntibashaka guhamya ukuri bamenye, basanga nibavuga ukuri hari ibyo bahomba. Ko abakagombye kuvuga ukuri bo bagoreka ukuri kubw'inyungu z'imibiri. Ibyo binjiyemo bibarusha imbaraga, ntibibemerera kuvuga ibyo bakagombye kuvuga nk'abakozi b'Imana. Kuko uyu munsi niba hari amasezerano ngiranye nawe, biragoye kunza kuyica kandi ari wowe mpatse. Niba kubaho kwanjye ndaza kubikesha wowe, hanyuma kugira ngo ntaza ku imbehe yanjye itaza kubura ibijyaho, ndaza gukomeza gukurikiza umurongo wawe. Aha ni naho abantu benshi batagangariye. Tugeze mu gihe cy'uko umwungeri mwiza apfira intama ze. Kuvuga ukuri washaka ukakuzira, ariko uzize ukuri. Ariko nidukomeza kukorosa kugira ngo twatubehe tutaza kubikwa, n'ubundi amaherezo bitinde bitebuke tuzubikwa. Babandi no bari bamenyereye kurya ibikomeye, babuze ijambo ribakomeza. Kubera iki? Uwakagombaga kubabwira ibakomeza yabaye nk'abandi bose, yatangiye kuramya ibigirwamana. Babaye nk'abafarisayo. Abafarisayo nta kindi babwiraga abantu uretse amategeko gusa. Igiteye agahinda kandi kibabaje nuko babatambyi bajyaga baheka isanduku y'Uwiteka, babandi bitwaga ko ari abera, babahanuzi bahanuye iby'iminsi y'imperuka, babahanuzi bavuze ngo mube maso, babahanuzi bahanuye bakabwira abantu ngo muramenye mwirinde ibi ngibi. Uyu munsi nibo babaye abambere bo kubwira abantu ngo nimudakora biriya ntabwo mwemereye kwinjira aha ngaha. Ko mwasomye Bibiliya uhereye mu itangira ukageza mu byahishuwe, ko mwigishe teoloji kenshi, ko mwigishije ibitabo, n'iryari mwigeze mubona kwinjira mu nzu y'Imana nk'uko tubivuga ko ari inzu y'Imana, ko atari inzu y'isi? N'iryari mwabonye hariho kondisiyo? Bababwira iby'iminsi n'ibihe, ariko mwavuniye ibiti mu matwi. Dore biraje ndetse birasohoye, twebwe dufite ibyo twibereyemo. Ntimwagiye muri bizinesi se? Ibyari itoro ntimwabigize amakampani? Ibyari ibyera ntimwabihinduye? Ku ruhimbi se hari ukihatinya? Yemwe bantu, mukubita mutababarira, mugakubita ukuri kose kuvugwa. Uvuga ukuri wese mugakubita, mugahonda. Uje avuga ukuri mugahonda ngo ntabwo mushaka ko bimenyekana. Imana irihagurukiye. Bashumba, Imana iracyabatumaho ngo mwongere musubize ibintu ku murongo, ariko nimushaka muceceke rwose muhore, ariko Imana izabyishyirira ku murongo. Ntabwo uzaba ngo ngewe nashyizwe, ngo ngewe ingoma yavuyeho banshyiraho, nuko rero ndangije numva ko ngafashe nshyira ibintu byose uko nshaka, mbishyira ku murongo uko mbishaka, hanyuma bankomera make. Oya bashumba, mwari abahuza, mwahuzaga Imana n'abantu, ariko uyu munsi ntimuri guhuza Imana n'abantu, ahubwo muri guhuza abantu n'isi. Harageze kugira ngo Imana izibarane n'umuntu uwo ari we wese. Reka nanjye ngusuhuza kandi ngushimira ko wahisemo gukurikirana ibiganiro byacu ku Isezerano TV. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Reka nanjye nkubwira ngo nkwifuriza kugira ibihe byiza. Uyu munsi ushobora kwenda kubona imbere yawe bitameze neza, ariko humura, ejo bizaba bimeze neza mu kwizera. Kandi yemeye kuduha umwana wawe ngo azadupfire kugira ngo tubabarirwe ibicumuro, akaza akemera kwitanga ku musaraba we nta cyaha yakoze, kugira ngo twebwe tugirirwe izo mbabazi. Ntekereza ko nta kindi yatwima. Niba yaremeye gutanga umwana wayo, ibindi byose azabiduhera ubuntu. Rero wizere ko niba uyu munsi bitameze neza, ejo ngo bizamere neza. Icyo nagusaba gusa no gukaza isengesho, ukajya ku mavi ukayibwira ibikubabaje, ibindi irakumva. Kuri kamera nk'uko mubibona turi kumwe na Eric. Twishimiye kubana nawe Eric. Nanjye nongeye kubyishimira kubana namwe. Amakuru y'imeza. Amakuru ni meza. Yego. Nta tuntu tw'imijugujugu duherukana mbabwira ko Imana nibyemera
tuzongera tukabonana. yabyemeye. Imana ishimwe yabyemeye. Hanyuma kandi iracyaturinze. Yego. Kuko marayika w'Uwiteka akomeje kubamba ihema. Niko ijambo ngo marayika w'Uwiteka abambisha amahema yo kugota abamwubaha akabakiza. Turaho rero turashimira Imana twongeye kuboneka. Imana ishimwe. Amen. Reka ubwo yabyemeye tubanze tuyishime. Tunayisaba ikiganiro cyacu kize kuyoborwa. Yego. Kibe kirimo imbaraga zayo. Reka dusenge. Uri Imana Data wa twese uri mu ijuru. Uri umwami w'amahoro, ugira neza, urakomeye, urera kandi urakiranuka muri byose. Uyu mwanya turanezerewe kuko twongeye kutambuka bikemera, ukatwemera gutera intambwe, tukongera kugaruka muri uyu mwanya mwiza w'iteraniro ry'abera. Uwiteka Nyiringabo, aho turi muri iyi studio za ISEZERANO TV, aho tuje kugira ngo mwami utambutse icyo washatse ko abantu bumva kuri uyu munsi wa none. Turagushimiye rero ubwo twaherukanaga twarabikuragije ngo nibyemera bikongera bigakunda, ukongera gushima ko tuboneka tuzaboneka. Wabyemera ko twaje bikemera, nuhimbazwe. Dusengeye rero uyu mwanya tujemo mu izina rya Yesu Kristo. Twemerere ubane natwe, ube mu mpande zacu twese. Umwuka wera aba ari wo kutuyobora, umwuka wera aba ari wo kutwigisha, aba kutugira inama. Dusengeye mwami iki kiganiro kugira ngo kiyoborwe nawe, ntaba ari twebwe ahubwo izina ryawe ryo rihabwa icyubahiro. Dusengeye umuntu wese urafungura kugira ngo atangire kumva iki kiganiro mu izina rya Yesu Kristo. Tumusabe umwuka wera kugira ngo amuyobore, amugire inama mu izina rya Yesu, kuko umwuka wera ni umujyanama, ni umurondozi, ni umwigisha. Umuntu wese ugiye gukurikira muri aka kanya, tusabye umwuka wera kugira ngo abe muri we, abashe kumuyobora mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Uwiteka Nyiringabo, imbaraga zawe zibane nawe. Umuntu wese urushye aruhukire muri iki kiganiro, ufite intimba mu mutima, ufite agahinda n'umubabaro, abashe guhembukira muri iki kiganiro. Kandi wari ucitse intege, wari usubiye inyuma, wumva agatentebukiye rwose, asubizwemo imbaraga. Kandi utarakumenya akumva iki kiganiro, narusheho kukumenya, kuko kukumenya nibwo bugingo buhoraho. Urakoze kugiye kubana natwe, reka ube hagati muri twebwe, kandi ibyo wagambiriye ko abantu bumva kuri umunsi wa none byose hatabuzeho na kimwe biba ari byo bitambuka. Undinde kongera cyangwa kugabanya, ahubwo ibyo washatse gutambutsa bitambuke bigire mu matwi y'abantu, babyumve kandi byizeze imitima yabo, batuze akanwa kabo kuri umwami. Dusabye gutyo mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Amen. Reka ntangiye nkurikije ibiganiro tujya dukorana, ubona ari iki cyabaye gituma abantu abavuga butumwa, abapasiteri batagikunda kuvuga ukuri kose? Murakoze. Bite ubundi impamvu abantu bahinduwe n'isi. Iyo tuvuze isi, igihe tuvuga isi abantu bakumva wenda ko ari amazu tuvuze. Isi ni abantu, ni abayituyeho, kuko itariho abantu n'ubundi ntabwo, kuko na Imana imaze no kurema aravuze ngo ibona ko imaze kurema ibintu byose, ibona ko nta shusho bifite. Bavuga ngo umuntu ataragera mu isi nta shusho byari bifite, ariko umuntu amaze kuhagera byahinduye ishusho. Uyu munsi rero bitewe n'irari riri mu mitima y'abantu byo gukunda isi, bagendana n'isi aho kugendana n'iby'Imana. Uzasanga abigisha benshi cyane nko muri iyi minsi tugezemo, abantu benshi bafite ubwoba, bibitseho icyo bita ubwoba. Ntibashaka guhamya ukuri bamenye, kuko si uko batazi ukuri. Ukuri abapasiteri ukuri barakuzi, abavuga butumwa ukuri barakuzi, ariko basanga nibavuga ukuri hari ibyo bahomba. Nibutse n'abantu no muri urugendo rwo gukizwa, ubundi gukizwa n'uyu murimo dukora, ngira ngo abantu badukurikira, njya mbona abantu benshi bakira n'amakomanteri. Abantu bakeneye ukuri. Uzarebe amakomanteri yose agenda ashyiraho ku biganiro bitandukanye mujya mutanga, bigaragara ko abantu bakeneye ukuri. Ariko abakagombye kuvuga ukuri bo bagoreka ukuri kubw'inyungu z'imibiri. Kubw'inyungu z'imibiri nibwo uzasanga umuntu aje kuri cano
atera akoze ikiganiro kandi yitirirwa ko ari umukozi w'Imana cyangwa se ahagaze mu mwanya bango ahagarariye Imana muri ako kanya, ariko ugasanga ibyo ari kuvuga nta sano bifitanye n'Imana. Ari kuvuga ku muntu swate ari kunenga ibyo runaka yavuze cyangwa se ari muri critique, ariko kandi muri uwo mwanya yarafashe yakagombaga guhagarara akavuga ijambo riraza gufasha abantu, riraza gukura abantu mu byaha, riraza gukomeza abantu bari bacitse intege bakarushaho gukomera. Yarangiza kandi nko muri iyi minsi n'ibihe turimo, abantu bazi ukuri banze kukuvuga. Kubera iki? Bari kwanga kubwira abantu ko isi iri kugenda igera ku musozo. Bari gutinya kubwira abantu ko turi mu minsi y'imperuka. Kubera iki? Bandi bakagombye kubivuga hari ibintu bashaka swati bafitanye isano mu buryo buri ukuntu n'isi bayinjiramo, kandi bitwa ko nabo bari no mu ishusho y'Imana. None ugasanga ibyo binjiyemo bibarusha imbaraga, ntibibemerera kuvuga ibyo bakagombye kuvuga nk'abakozi b'Imana. Kubera iki? Ari ijambo riri mu mubwiriza ibice 8 navuga ngo nkugiriye inama ukomeze itegeko ry'umwami kubw'indahiro warahiriye Imana. Nuko ngo hari igihe abantu barahirira Imana, abandi bakarahirira abantu runaka. Iyo ari indahiro warahiriye Imana ntushobora kuyideviya, ariko iyo hari indi ndahiro wakiriye kandi witwa ko uri umukozi w'Imana, ibyo bintu byanze bikunze hari ikizarusha ikindi imbaraga. Uyu munsi rero uzasanga abantu benshi batinya kuvuga ukuri bitewe n'indahiro runaka bagiye barahira. Kuko uyu munsi niba hari amasezerano ngiranye nawe biragoye kunza kuyica kandi ari wowe mpatse, mvuge gutyo. Niba kubaho kwanjye ndaza kubikesha wowe, amaramuko yanjye ni wowe, hanyuma kugira ngo ntaza ku imbehe yanjye itaza kubura ibijyaho, ndaza gukomeza gukurikiza umurongo wawe. Aha ni naho abantu benshi batagangariye. Turaza no kubiganiraho, yenda n'icyo kibazo mbajije ndumva kihuye n'ijambo Imana yampaye kuzana. Aho abantu hari ijambo muri Ezekiyeli ngo nashatse umuntu wahagarara mu cyuho, ngo ahagarare igihugu kwango ntakirimbura, ariko ntawe nabonye. Uyu munsi nta muntu uri guhagarara mu cyuho nk'uko abahanuzi ba mbere, abatambyi ba mbere bari bameze. Kuko urabizi mu bya kera abatambyi n'abahanuzi n'umwami byabaga ari nka department eshatu, ariko ugasanga ziruzuzanya. Ariko umuhanuzi n'umutambyi bakamenya amakuru, bagafasha umwami kugira gute kuyobora igihugu. Ntabwo umwami yazaga kuyobora umutambyi, oya, kuko umutambyi yabaga afite ubumenyi buri dubure, yabaga azi ibiri kuba, ariko akamenya n'ibizaba, bigatuma amenya ngo iki gihugu amaherezo kizagenda gutya. Ni nayo mpamvu wasangaga icyo gihugu iyo kirimo abakozi b'Imana nyabo bahagarara mu nshingano zabo neza, bakavuga ukuri. Nkuko na Zaburi ya 15 irabivuga ngo ninde uzahagarara ku musozi wawe wera, ninde uzinjira uzaba mu buturo bwebwira ngo nukuri ibyo gukiranuka, akavuga iby'ukuri gusa nkuko biri hehe mu mutima we. Noneho uwo muntu koko yabaga ari umutambyi n'umuhanuzi. Abo bantu, umuhanuzi akamenya amakuru, umutambyi akaza ashinzwe gutambira abantu ibitambo, hanyuma ya makuru yose bamenye bagasanga umwami, bakabwira umwami ngo aba bantu bigenze gutya byagenda. Ariko uyu munsi byabaye verse, byaracuritswe. Ntabwo uyu munsi umutambyi akibasha kugira ijambo ryo gufasha umwami, ntabwo uyu munsi umuhanuzi akibasha kuvugira ijambo ryo gufasha umwami. Byatewe n'iki rero? Byatewe nuko babatambyi n'abahanuzi bashyize indi imbere, bakunda impiya, bakunda ibibanezeza, biringira iby'isi. Noneho uba ari umuzi rero, uwo muzi uramera. Umaze kumera bigaragara ko noneho na wa wundi wagombaga kubagisha inama, ahubwo ababonamo ko nta nama bamugira, ahubwo nabo bameze nk'abandi. Ni naho mu gitabo cya Hose bavuga ngo Efurayimu yivanze n'ayandi moko, bituma amena imvi z'iki z'urutarutaro. Niyo mpamvu uyu munsi ukuri ko abahanuzi ukuri kubuze, ugasanga waraje guhanura, swate aje guhanura atera ubwoba,
aje guhanura kugira ngo yenda abeshya kugira ngo abantu bashiduke. Abandi bahanura bakati ni no bivuga ngo bahanurira indamu, ninguhanurira hari ukuvuga ngo iki kintu nutagikora gutyo urabona iki, ugasanga umuntu ari gutera umuntu ubwoba. Undi yaza kwigisha kwa ngo yigishe ukuri kw'ijambo ry'Imana yamenye, ahubwo akaza akabivanga, akiyambika urundi ruhu, akiyambika indi shusho, akagaragara nk'uri mu mwanya w'Imana, ariko nyamara hari ikindi kintu kiri kumusunika kimupushinga. Ariho usanga Bibiliya ivuga neza muri Yesaya, ndumva ari ibice 9, aba ngo abayobora ubu bwoko barabuyobya, nabo bayoboye bararimbuka. Kubera iki? Iyo wigishije abantu cyangwa ugahanura abantu ibinyoma, ukabahisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, abo uri kuyobora baba bari kujya mu irimbukiro, kuko niho uri kubajyana. Ariko iyo ubabwiye ukuri, ndajya mbabwira iki kintu, tugeze mu gihe cy'uko umwungeri mwiza apfira intama ze. Kuvuga ukuri washaka ukakuzira, ariko uzize ukuri. Ariko nidukomeza kukorosa kugira ngo twatubehe tutaza kubikwa, n'ubundi amaherezo bitinde bitebuke tuzubikwa. Kuko icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Abantu banze kuvuga ukuri ngo babwira abakristo babo ukuri, n'abashumba bayoba amatorero babahisha ukuri pe, bantu bakigishwa nabi. Buri muntu wese ati numvise umushumba wanjye yakoze ibi, ati undakate ko nanjye se nabikoze, ubundi kucyo utabikora. Ariko nyamara bazi ukuri bakubahisha, bakabwira nterega ibi bintu nk'ibi bintu bijyanye n'ibi biri kuza, ati ese ibi bintu ni ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ese nibyo bigaragaza ku iminsi y'imperuka. Ariko nyamara bigishije kuva kera, bigisha iby'iminsi n'ibihe, ariko ibihe bitugezeho, iminsi tugezeho bahinduye iki? Amagambo. Kuko cyagiye babivuga nta pressing yari ibari inyuma. Ariko uyu munsi tugeze mu gihe noneho hariho pressure iteye ubwoba ku isi iri gupushinga abantu, isunika. Noneho nanjye kugira ngo nkomeze mpagarare mu mwanya Imana ishakamo, ngo nongere mpagarare ku kuri, subire ku isoko, mbaza amakuru yizewe, ahubwo nagiye ndereye kuri cya gitutu cy'umpushinga, nanjye ngira gute mera nk'abandi. Aha ngaha rero niho usanga ku masocial media ibinyoma byabaye byinshi, mu nsengero zimwe bari guterana, ugasanga aho bari guteranira nta jambo. Uyu munsi abana mu buryo bw'umwuka bagomba kurebwa mu buryo bw'umwuka, babuze ifunguro ribatunga. Abakomeye, abasore n'abakobwa cyangwa se abavuye mu bwana bamaze kwigira hejuru, babuze ijambo ribakomeza. Babandi no bari bamenyereye kurya ibikomeye, babuze ijambo ribakomeza. Kubera iki? Uwakagombaga kubabwira ibakomeza yabaye nk'abandi bose, yatangiye kuramya ibigirwamana. Babaye nk'abafarisayo. Abafarisayo nta kindi babwiraga abantu uretse amategeko gusa, mujye mwumvira mbese. Ariko babima inzira, ntibafungura ngo bereke abantu inzira. Naho ngaho rero ibintu byinshi biri gupfira. Urakoze kudufasha. Waruvuze ko bihuye n'ubutumwa ubutumwa dufite bwo bumeze butanga. Imana yampaye amagambo ari mu gitabo mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo. N'amagambo Yesu ni umugani Yesu yaciye avuga ku bukwe bw'umwana w'umwami. Ngira ngo urabizi ko twabamye tubivugana, sinzigera nza imbere ya kamera kuvuga ibyanjye. Yenda hari n'abajya bampamagara ati waje ukaduha ubutumwa, waje ukadufasha gutya, ariko yenda bamwe bajye banihangana kuko Eric ntabwo mbayeho njarajara, nta nubwo ngende kubaka izina, we ngo ngende gushaka kwamamara, nabwo ndi kwiyamamaza, kubera ko iki mwami yampamagariye ni ukuvuga ubutumwa bwiza. Mu butumwa bwiza ni ukubwiriza abantu kwihana ibyaha, mu butumwa bwiza ni ukubwira abanyantege nkeya bakongera bagasubizwamo imbaraga, ni ukubwira babandi bakomeye bagakomeza bakihangana. Ariko niba uyu munsi ngiye mvuye aha ngaha nkajya ngenda njarajara, icyo gihe kizagera noneho mbure n'umwanya wo gusenga, usange ndaje nje kubivanga. Ntabwo rero ikaruko ari wo muhamagaro wanjye, cyane ko ibyo dukora njya nkunda kubivuga, ibyo dukora ntabwo turi muri business,
twe ntabwo turi muri business cyakora uko Imana izajya idushoboza nabishoboza tuzadugenda dufatikanya kugira ngo uyu murimo w'Imana ukomeze ugende neza. Ndagira ngo n'ubundi mu magambo tuyasome hanyuma dukomeze tuganira. Tubanze dusuhuza abantu bose mu kiganiro cyatambutse n'abanyamakomanteri menshi, abantu bari mu bihugu bitandukanye, kandi abantu bakomeje guhemburwa n'ijambo ry'Imana. Nabonye abantu benshi bakunda ijambo ry'Imana. Imana ikomeze ibashyigikire aho muri hose mu bihugu bitandukanye, muri diaspora nyarwanda zose, mwese aho muri turabashuhuje ku ISEZERANO TV. Imana ikomeze kubaha umugisha mu izina rya Yesu. Ijambo ry'Imana dusome muri Matayo ibice 22. Ufite biriya nawe yayegera asome kugira ngo tuze kuganira neza, wumve icyo umwuka avugana nawe, kandi umuntu wese agira ihishurirwa, hanyuma nawe ukomeze kugira ngo uze kubona uko ugenda ubaza. Haranditswe ngo Yesu yongera kuvugana nabo abaciro imigani ati, ubwami bwo mu ijuru bugereranywa n'umwami wacyuje ubukwe bw'umwana we arongora. Atuma abagaragu be guhamagara abatoreye gutaha ubukwe, banga kubutaha, banga kuza. Arongera atuma abandi bagaragu ati, mubwire abatorewe muti, dore niteguye amazimano, amafizi yanjye n'inka zibyibushye bazibazi, byose byiteguwe, muze mu bukwe. Maze abo ntibabyitaho barigendera, umwe ajya mu gikingi cye, undi ajya mu rutundo rwe. Abasigaye bafata ba bagaragu be barabashinyagurira, barabica. Maze umwami ararakara, agaba ingabo ze, arimbura abo bicanyi, atwika umudugudu wabo. Maze abwira abagaragu be ati, ubukwe bwiteguwe, ariko abari babutorewe ntibari babukwiriye. Ushatse twatugarukiye. Yesu uyu mugani yawuciriye abantu ari kubabwira iby'ubwami bw'Imana. Arangije ngo arababwira ngo ubwami bw'Imana buragereranywa n'umwami wari ufite umuhungu we, hanyuma umuhungu we gushaka umugore. Ngo arangije, urumva processus yose y'ubukwe irakorwa. Barangije ngo atumira abantu. Nibutsa aba bantu badukurikiye, umwami niba agiye gukoresha ubukwe ntabwo azatumira rubanda rwo hasi, azatumira mbese abandi bari mu rwego rwe. Ngira ngo ibi ni ibintu bigaragara iyo umuntu akomeye, n'ubundi akenshi akorana n'abakomeye, buri muntu wese mu rwego rwe. Umwami ngo arangije ararika abantu, amaze kubararika igihe cy'ubukwe kiragera. Ngo igihe cy'ubukwe kigeze, mu bantu mu bakomeye hari igihe haba harateguwe amamodoka ajya kuzana abantu ibunaka. Ngo atuma abagaragu ngo nimugende mubwire ba bantu yuko ubukwe igihe cyabwo cyageze. Ngo abagaragu bagiye babwira ba bantu banga kugira gute, banga kuza. Ngo atuma abandi, amaze gutuma abandi, abatumye noneho ngo babwira abo bari batorewe gutaha ubukwe, bamwe baravuga ngo ntabwo turi buze, bigira mu byabo, umwe ajya muri business ze, undi ajya muri business ze. Ngo abasigaye bafata ba bagaragu umwami yatumye, barabakubita, barabica. Bamaze kubica ngo umwami ararakara. Amaze kurakara ngo ahita afata ingabo ngo ajya muri wa mudugudu, arimbura ba bantu, arimbura n'umudugudu. Amaze kurimbura umudugudu, aricara ngo ibyo ari byo byose ubukwe bwo bwateguwe. Ubukwe bwateguwe kandi ntibushobora gusiba. Uko byagenda kose abantu babyemera batabye, ubukwe bwateguye kandi ntibushobora gusiba. None ko budashobora gusiba biragenda gute? Kandi abari batorewe gutaha ubukwe byagaragaye ko batari bagize gute, babukwiriye. Kuko babwirijwe gutaha ubukwe ariko byaragaragaye ko batabukwiriye. Ahita abwira abagaragu ngo none mugende mu nzira nyabagendwa, mujye mu mihanda yose, mujye mu nzira zose, izo nzira nimuzigenemo, mugende muvuza amakondera, mubwira abantu ngo nimuze mu bukwe umwami yateguye ubukwe, nimuze. Ngo abagaragu baragenda bavuza inzumbeti, bagira gute, bahamagara abantu bose.
abantu bose abatari bateganijwe. Mbibutse ko abantu bahamagawe ntabwo bari bateganijwe, kuko abari baratorewe gutaha ubukwe banze kubutaha. Aba ngo bamaze kuza binjira mu nzu yagombaga kuberamo ubukwe. Nyuma ngo umwami yinjiye, ngo aho ubukwe bubera asangamo umuntu wambaye imyambaro idari iki y'ubukwe. Arango mugenzi wanjye, ni iki cyaguteye kuza utambaye imyambaro y'ubukwe? Undi ngo araceceka, ntiyavuga ntiyasubiza. Ngo arangije ngo aravuga ngo nimumufate mumubohe amaguru n'amaboko mumute hanze mu mwijima, ngo niho bazaririra bakahekenyera iki amenyo. Bibiliya isoza ivuga ngo kuko abatowe ari benshi ariko hatoranijwe bakeya. Imana itubwire neza cyane. Ndagira ngo rero aya niyo magambo tugiye kuvugaho uko umwuka w'Imana yayampaye. Umwami wateguye ubukwe, Imana niyo nyir'ubukwe. Umwana w'umwami ni Yesu Kristo. Abagaragu bagiye boherezwa ni za ntumwa, ni babahanuzi. Boherejwe hehe? Boherejwe ku bantu batandukanye. Bibiliya, ijambo ry'Imana riragaragaza ko abantu bahamagawe ni benshi. Uyu munsi tugeze muri cya gihe njye kubwira abanyarwanda, njya nkunda kubivuga, ni abanyarwanda tuba tuganira n'abandi bose bumva ururimi tuvuga. Ntabwo si rimwe si kabiri Imana ivugana natwe. Si rimwe si kabiri Imana ihagurutsa abantu benshi. Yahagurukije abenegihugu barahanura, ihagurutsa abo mu bihugu byo hanze baraza barahanura. Abantu benshi barabyumva, bamaze kubyumva baraceceka. Imana yatoranije abashumba, itoranya abapasiteri, itoranya abavuga butumwa mu byiciro bitandukanye. Bari baratowe kugira ngo bazabe mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Uyu munsi abari baratowe Imana yamaze kubona ko bayimimiye. Kubera iki? Bibiliya mu gitabo mu butumwa bwiza bwese uko bwanditswe na Matayo hagaragara umugani w'abakobwa 10. Ngo aba bakobwa 10 bahawe ubutumire bw'uko bazataha ubukwe. Bahabwa amakuru yose y'aho ubukwe buzabera. Bamaze guhabwa amakuru bahabwa n'igihe cyo kwitegura. Abakobwa bose uko ari 10 baritegura. Iyo tuvuze abakobwa ntabwo ari aba bakobwa b'isi, ni amadini. Kuko umugeni ni itorero riba ryaramaze kwemera Kristo. Abakobwa rero baba bataragira gute, baba bakirambagizwa, batarahura na Kristo, baba bakirambagizwa ni amadini. Ariko muri ayo madini afite ubutumire yuko muri ayo madini harimo umugeni wa Kristo. Mana ishimwe. Aba bakobwa bose uko ari 10 ngo baritegura. Bamaze kwitegura bahagurukira kuzajya aho ubukwe bugomba kubera kugira ngo bahure n'umukwe. Ngo bose Bibiliya tubwira ngo bafashe amatabaza yabo barayaboneza baragenda. Ariko muri abo bakobwa 10 ngo harimo 5 b'abapfu, harimo n'abandi 5 b'abanyabwenge. Aba 5 b'abapfu rero babonaga iby'isi bakagira ngo ni ibyabo. Babonaga ibisho byose bakagira ngo igihe ntikiragira. Ngo abakobwa 5 b'abanyabwenge bafata amatabaza baratunganya. Bene data barasenze, basengeye ahantu hatandukanye, ariko nako no gusenga bidahagije. Ngo hari igihe kizagera gusenga kwa rusange kukabura. Hari igihe kizagera abantu babwirwaga ngo dusenge bikabura. Hari igihe kizagera amateraniro. Uyu munsi abantu bari guterana, bamwe bari guterana abandi ntibari guterana. Abari guterana baterana berekanye ibyangombwa by'uko biteje inshinge, bagahabwa pasi y'uko ugomba kwinjira mu rusengero. Igiteye agahinda kandi kibabaje
nuko babatambyi bajyaga baheka isanduku y'Uwiteka, babandi bitwaga ko ari abera, babahanuzi bahanuye iby'iminsi y'imperuka, babahanuzi bavuze ngo mube maso, babahanuzi bahanuye bakabwira abantu ngo muramenye mwirinde ibi ngibi. Uyu munsi nibo babaye abambere bo kubwira abantu ngo nimudakora biriya ntabwo mwemereye kwinjira aha ngaha. Babandi Imana yatoye ikabashyiraho kugira ngo bayobore ubwoko bwayo, nibo babaye abambere bo gushyira ikinyoma imbere, aho kugira ngo babwize abantu kuri, babigishe iby'inzira ijya mu ijuru, babagumishije mu isi kugira ngo turye, kugira ngo tugende, kugira ngo turame. Reka mbabwire, Pawulo yabwiye Timoteyo, aramubwira ngo Timoteyo mwana wanjye, ujye uzirikana ko abantu bazajya bashaka koko kubaha Imana iteka bazarenganywa. Ntabwo bazarenganywa mu bitoya, bazarenganywa no mu binini. Abantu bose bazajya bashaka kubaha Imana iteka bazajya barenganywa. Uyu munsi ntabwo ushaka kuvuga ngo urusengero abantu hari icyiciro kigomba kwinjiramo, kitagomba kwinjiramo. Iki kintu gisobanuye iki? Ko mwamenye byinshi, ko mwahanuye byinshi, bashumba bakuru b'amatorero, ko mwasomye Bibiliya uhereye mu itangira ukageza mu byahishuwe, ko mwigishe teoloji kenshi, ko mwigishije ibitabo, igitabo cya Daniyeli, igitabo cy'ibyahishuwe, mukabisobanura, mukamenya neza iby'iminsi n'ibihe. Ni ryari mwigeze mubona kwinjira mu nzu y'Imana nk'uko tubivuga ko ari inzu y'Imana, ko atari inzu y'isi? Ni ryari mwabonye hariho kondisiyo? Ni ryari mwabonye abantu bafata Imana bakayigira inyantege nkeya kugeza ku rwego rw'uko umuntu naramuka ahuye aje gusenga adafite icyangombwa mu musubiza inyuma? Ese umwuka w'Imana wabahishuriraga kera uyu munsi ntabwo kibahishurira? Kuki mutamenya iby'iminsi n'ibihe mwarabyigishije? Aba bakobwa batanu b'abanyabwenge ngo baritegura, baritonda, bariboneza, bafata imperezo zabo. Haleluya! Munyarwanda yavuze ngo witwaye icumu ry'umugabo ushyiraho n'agakeregeshwa kawe. Barangije ngo bamaze kwitegura bajyaho ubukwe buri bubere. Umunsi urakura, ijoro riragera, ngo igicuku kigeze. Bibiliya iratubwira ngo aba bantu bose uko ari 10, abakobwa bose uko ari 10 barasinziriye, barahunikira. Torero bose barasinziriye. Ntabwo bitwereka ko ADPR yakangutse, Adventiste igasinzira. Oya, ntabwo bitwereka ko Katolike yakangutse, yari gakangwe igasinzira. Oya, bose uko ari 10 barasinziriye. Bamaze gusinzira, ndagira ngo mubwire ngo icyo umuntu asinziranye nicyo akangukana. Ni ubusinziranye umwuka wera, impanda nivuga uzayumva. Icyo umuntu asinziranye nicyo akangukana. Kandi mu gusinzira ntabwo basinziriye babyiteguye. Oya, ibitotsi byarabafashe kuko bose babaye ngo biteguye, bose bategereje umukwa tumukoraje umukwa, bari tayari. Nk'uko uyu munsi ibyo twigishijwe, reka mbabwire, mu 2000 baravuga ngo imeruka iraba. Abantu bose baritegura, bose abakizwa barakizwa, mbese buri muntu wese. Ariko igiteye n'agahinda, n'abantu bafashe amakonte barayavida, bumva ko nyine imeruka igomba kuba, nta kintu abantu basigaranye mu nzu. Ntabwo bishoboka. Baritegura, bamwe hari inkweto zari zaraduse za bodaboda, ngo bakuvuga ngo nizo kwa Satani. Abantu bose baziraza hanze ati ibingibi ni bya Satani, Satani araza gutwara ibye. Abandi barara badasinziriye ngo bategereje ko saa sita zigera, isaha zigahagarara, ordinateri zigahagarara, harimo n'abari mu masitade. Birengagiza ijambo rivuga ngo muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Bakaritekerezaho. Ntabwo bari gukora ibyo. Barangije saa sita ziragera, babona umunsi
iminota irenzeho babona imperuka ntigize gute ntibaye, urabizi inzara yakurikiyeho. Uyu munsi ibimenyetso biri kubigaragaza kuko Satani ari gukora mu mayoberane, ariko abantu ntibabyitayeho. Babandi bigishaga cyajya ati muramenye mwitonde mwirinde ibi. Uyu munsi babaye abakangurambaga, babaye bafasha myumvire yo gufasha abantu kuba mwisi, babaye bafasha myumvire yo gufasha abantu gusoma ijambo ntibarisobanukirwe. Kuko niba uyoboye abantu ibyo ukora nibyo bakora. Iyo wigishije intore uko hamiriza niko zihamiriza. Bene data, abatowe ngo nibe hatowe benshi, ngo ariko Yesu agira agahinda, uyu mwami agira agahinda kuko abantu batorewe ubukwe batari bagize gute babukwiriye. Bene data, ndagira mbabwire ngo mwirinde cyane Imana itazicuza impamvu yaturokoye. Mwirinde ngo ku munsi wo mu gihe cyo kwano ngo Imana yaricujije, yicuza icyatumye igize gute irema umuntu. Mwirinde bashumba, Imana itazicuza impamvu yabashyize ku myanya. Mwirinde bahanuzi, Imana itazicuza impamvu yabahaye impano y'ubuhanuzi. Bigisha, mwirinde Imana itazagira umwana ngo nicujije icyatumye runaka mwimika. Kuko Imana imaze kwicuza icyatumye kwimika, nta kindi gikurikiraho uretse kugukubita ikagukumbanya. Nimwirinde hatazagaragara ikintu kiraza kuko Imana irababaye, kandi Imana nta kindi kibabaje. Iyaba abantu bari bafite kwera nk'uko Imana yabahamagariye kwera. Bibiliya mu gihe mu rwandiko rwanditswe na Petero urwa mbere igice cya mbere ngo 15 ngo nk'uko wabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko nanjye ndi uwera. Bene data, munkurikiye baririmbyi, banyamasengesho musenga, ntabwo icyari igihe cyo gusenga ngo musenga abantu musa nk'ababahonda cyangwa mubahirwe. Ni igihe cyo gusenga mutabaza. Mwirinde hatazabaho ko Imana igeraho yicuza, kandi nimara kwicuza ikizakorera mu Rwanda, ikizakorera abanyarwanda, amatwi azacyumva kizamera nko kwa Eli. Aba bakobwa ngo barangije ngo ninjoro mu gicuku humvikana urusaku ruravuga ngo ye baba we umukwaraje nimusohoke umusangane, ngo bose bashidukira mu hejuru. Bose baratungurwa kuko umukwaje mu gihe batatekerezaga, umukwaje mu gihe batari bazi ko ari buze, igihe bamwiteguye ntibamubonye. Torero, Imana yatumye abahanuzi barahanura, Imana yatumye abantu barahanura muri iki gihugu. Inyigisho zaratambutse. Ni kumwe ijambo ryatubwiye ngo yohereje abagaragu ngo bagende babwira abantu bari batorewe gutaha ubukwe, banyamadini n'amatorero yabo. Ntabwo ari rimwe si kabiri Imana ibatuma abakozi bayo ngo mutunganye bitaratungana, ariko mwavuna ibiti mu matwi. Bakozi b'Imana baririmbye, si rimwe si kabiri Imana ihagurutsa abahanuzi, abagaragu bayo ngo bababwira amakuru y'uburyo mugomba kwitwara, ariko mwavuniye ibiti mu matwi. Igikenya nticyumva ihori. Bakristo, si rimwe si kabiri Imana ihagurutsa abantu bazenguruka igihugu bavuga ubutumwa bwiza, bababwira iby'iminsi n'ibihe, ariko mwavuniye ibiti mu matwi. Dore biraje ndetse birasohoye, igihe kiratwegereye, kirageze, kiradusatiriye, ariko abantu baracyari mu rungabangabo. Baracyubatse kuri apotere, baracyubatse kuri bishop, baracyubatse ku musho, baracyubatse ku madini. Uyu munsi idini ryaradutanze mu maboko y'umubisha. Birasaba iki? Birasaba ko abanyabwenge bafata amatabaza yabo, barangiza bagafata n'imperezo bagashyiramo amavuta, kuko igihe kirageze ngo havugwe ngo umukwaraje, kandi bene Imana barasohoka baramusanganira. Abari biteguye, Mana ishimwe, abari bari maso, reka mbabwire
nubwo bose bari basinziriye ariko hari abari basinziriye amaso y'inyuma ariko mu mutima bakanuye. Haleluya. Mana ishimwe. Amen. Hari abasinziriye basinzira ku maso y'umubiri. Pawulo navuze ngo iby'isi nabibonye nk'ibibambwe nabyo bimbona nk'ubambwe. Hari abantu basinziriye ku by'isi ariko mu ijuru bari maso. Haleluya. Mana ishimwe. Amen. Abakobwa batanu b'abanyabwenge kubera ko bari bafite amavuta bari barabitse ijambo ry'Imana. Dawidi yaravuze ngo nabikiye ijambo ryawe mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumuraho. Bari bararinze ubwere bwabo. Niba uri umukozi w'Imana, niba uhagarariye itorero ukaba utarinda ubwere bw'itorero, ufite ikibazo gikomeye kuko Imana izagukumbanya. Imana izaguhanira yuko wanze kubwira abantu ukuri kandi ukuzi. Imana izaguhanira yuko wanze kwigisha abantu iby'inzira igororotse ijya mu ijuru ukabigisha inzira igoramye kandi ubizi. Imana izaguhanira yuko wafashe abo wagombaga kurokora ugakiza ibyago ugakiza amakuba ufatikanyije n'umwuka w'Imana wari ukurimo, warangiza ahubwo ukabashyira mu rwobo. Imana izabiguhanira. Imana ifitanye urubanza na bene igihugu. Jobundi twaravuze ngo ifitanye urubanza na bene igihugu kuko kitari mu kuri. Bakobwa baragenda baraseruka kuko bari buzuye umwuka wera. Haleluya. Bari bafite guhamya mu mitima yabo. Nibo baririmbaga ngo naho ndiho naho napfa Yesu arankunda ndamahoro, no mu byago nzaririmba ngo ndamahoro. Ngo babandi batanu babapfu ngo baranyeganyeza bafata amatabazi basanga amavuta yashizemo kera. Nari umugabo ntihabwa intebe. Reka mbabwire ko warigishije kenshi ukigisha abantu benshi, ntabwo ibyo ngibyo bizagira agaciro kuko igifite agaciro nuko ugiye gusoza urugendo rwawe. Kuba warahanuriye amahanga ariko uyu munsi ukaba utsinzwe ntabwo bizagira agaciro. Kuba warayoboye amatorero menshi ntabwo bizagira agaciro. Ikizagira agaciro ni icyo uri cy'uyu munsi kuko uhindutse vuba. Erega wari muzima uhindutse vuba. Mana itugirire neza. Amen. Ngo babandi bashatse amavuta barayabura ngo begera babandi b'abanyabwenge ati mwaduhaye ku mavuta, mwaduhaye ko amatabaza yacu ari kuzimu, mwaduhaye ko ntabwo ntayerekwa tugifite. Kera twarerekwaga ariko ntitukerekwa. Kera twasomaga ijambo ry'Imana tukaryoherwa ariko ntitukiryoherwa kubera ibyo twishyizemo. Bibiri avuga ngo nanjye nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago kandi nzabaseka icyo mwatinyaga cyabagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba ibyago byanyu bikaza nka serwakira nibwo muzatakambira Imana ariko Imana ntizabumva. Kubera iki? Mwarayininiye muyitera umugongo, mukurikira ibigirwamana, mukurikira ibitabasha kubakiza. Iyo usomye mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 30 ku murongo wa 1 kugeza ku murongo wa 5, ngo Imana yabwiye Abisirayeli ngo ariko abantu bari kumanuka bajya mu Egiputa bakajya kwisunga imbaraga za Farawo, murajya gukora yiki? Kwizo mbaraga mugiye gushaka zitazabasha kubakiza, kwizo mbaraga mugiye kwisunga ntacyo zizabamarira. Mwagarutse tukisunga Uwiteka, mwagarutse tukiringira Imana. Hahirwa umuntu wiringira Uwiteka, Uwiteka akamubera ibyiringiro. Bene data bakozi b'Imana, ni iki kibahinduye kigiye gutuma Imana irimbura umudugudu kubera ko abagaragu batumwe mukanga kubumvira kandi mwari mwaratorewe kugira ngo muzatahe ubukwe bw'umwana w'Imana? Ni iki gitumye munamuka? Ni iki gitumye musubira inyuma? Kwahuriye umunsi kukiranuka kwawe niko kuguhesha umutsima. Kandi kuba wubaha Imana nibyo bituma nawe uzamuka ukagira icyubahiro, ariko kuko wasuzuguye Imana ukanayisuzuguza nicyo gituma nawe igiye kugusuzuguza. Torero bakozi b'Imana, Imana irababaye. Imana ifite agahinda kuko yatumye abagaragu bayo bantu banga kumva. Imana yabwiye Ezekiyeli ngo dore ndagutumye ariko ngutumye ku bantu n'ubwoko butagonda ijosi. Na iyaba nari ngutumye ku bantu ariko kuko ngutumye ku
ubwoko bwawe n'ubundi n'abantu bawe ntabwo bazakumva kuko nab'inzu y'ubugome yemwe mwitwa ngo muri abakozi b'Imana nab'inzu y'ubugome niko Imana yabwiye Ezekiyeli ngo ndagutumye ariko naho batakumva hari igihe kizagera bakamenya ko umuhanuzi yari ari muri bo kizagera mukamenya ko Imana yari yarabatumyeho nab'inzu y'ubugome buzi ubugome buzi ubugambanyi muragira ngo abari kugambanira abandi ni bande wagira ngo nabo hanze se ntabwo ari abasinzi bari hanze n'abasinzi bari mu rusengero basinda amaganya y'isi ugira ngo abari gusenya ingo se nabo hanze ni babandi bigishijwe nabi batigeze bigishwa ko umuntu agomba kwihanganira ibimugerageza akihanganira intambara akihanganira ibibazo byose ibibazo biraza ati ntabwo nabivamo inzara yatati ntabwo nabivamo ndirwanirira izo ni ingaruka z'abigisha n'abigishijwe ndetse n'abahanuzi igihe cy'ubukwe cyageze yemwe bezwa nimwezwe bayobozi bayoboye ibiciciro bitandukanye iki ni igihe cyo kugira ngo umuntu wese arebe ko mu mperezo ye afite amavuta kuko amatabaza yo azazima umukwe azaza amatabaza yarazima ariko imperezo yawe niba uyizigamye irimo amavuta nta kabuza uzasanganira umukwe mugende mubwira abantu batoreye gutaha ubukwe ngo baragenda baravuga barabyanga ntibaza ntibitaba twebwe dufite ibyo twibereyemo ntimwagiye muri bizinesi se ibyari itoro ntimwabigize amakampani ibyari ibyara ntimwabihinduye ku ruhimbi se hari ukihatinya none sinzu zazamurirwagamo umwuka wera ibitambo byiza uyu munsi ziri gukorerwamo ibikizi ntabwo insengero zubatswe ari insengero zo gusengerwamo ariko n'ibindi byose bikorerwamo bimuye Imana bimuka ibigirwamana wiringiye imbaraga z'umwana w'umuntu uwo mwana w'umuntu wiringiye nanyeganyezwa nawe uzanyeganyezwa niba Pawulo yabwiye abikorino arabwira ngo nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge nashyizeho urufatiro umuntu wese yubakaho aravuga ngo kandi umuntu wese yirinde uko yubakaho nta rundi rufatiro uretse kuri Yesu Kristo uko muri kuyobora amatorero uyu munsi uko muri kwigisha abantu uyu munsi murahagaze mu murongo w'Imana bahanuzi ibyo muri guhanura uyu munsi Imana ihagaze murabona ari byo yavuga muri iki gihe cy'akaga igihe kiruhije igihe kigoye murabona ari byo Imana yavuga bene data murabona ibyo turi gukora uyu munsi nibyo Imana yakavuze muri iki gihe Yesu abwira abigisha ngo nimuhaguruke mugende mubwira abantu yuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi dore igihe kirageze kirasohoye ubwami bwo mu ijuru buratwananirwa kandi intwanani zibugishamo imbaraga Mana itugirire neza ngo abagaragu bandi baragenda ngo bamaze kubabwira ati nimuze ubukwe bwiteguwe amapfizi yabazwe ibi by'ubushye byose byabazwe kandi rwose ibintu bimeze neza nimuze uwambere ati ngiye nigiriye muri business zanjye ibyo ntabwo bindeba undi ati nanjye ngiye mu rutundo rwanjye ngiye mu masambu yanjye abandi ngo basigaye yemwe batambyi mukubita abahanuzi mukicisha amabuye ababatumyeho Yesu yigeze akitegereza Yerusalemu arayirira ngo Yerusalemu Yerusalemu we wica abahanuzi ugatera amabuye abagutumyeho niryari nashatse kubundikira abana bawe nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo niryari nabishatse ariko mukananira harango Yerusalemu yo waruzi cyaguhesha amahoro ariko gihishwa amaso yawe yemwe bantu mukubita mutababarira mugakubita ukuri kose kuvugwa uvuga ukuri wese mugakubita mugahonda uje avuga ukuri mugahonda ngo ntabwo mushaka ko bimenyekana Imana irihagurukiye ngo bafata abagaragu barabakubita barabica ibyo mutubwira ni ibiki ibyo muri kuvuga ni ibiki
uyu munsi murabona igihe tugezemo dukeneye kumva ibi ngibi. uyu munsi igihe tugezemo ko dushaka gufasha abantu mu myumvire y'isi, turashaka gufasha isi, abantu bakaba mu isi, abantu bagatura mu isi, ariko birangwa isi irashirana no kwifuza kwayo. kandi mwibuke ko mukitwigisha mwatwigisha kwisara imbi. tugiye iwacu mu ijuru, duhamagara abandi ngo nimuze mwisigara, ariko uyu munsi byahindutse. ngo bamaze kubakubita, ngo umwami arababara, ngo amaze kuba barafata umwanzuro, yanzura ko agiye kurimbura umudugudu. na babandi bahagurukiye gukubita abagaragu be bakabica, no bararimburwa. ntabwo Imana izigera ibabarira abantu bose badaciye bugufi mu gihe cyose bayikubitiye abahanuzi. Bibiliya ngo ibyo urabikora nka kwihorera ukagira ngo mpanywe nawe, ariko nyamara byose nzabizana mbishyira imbere yawe. Imana irangije ngo ihita ihagurutsa abandi bakoze ati nimugende, dore abantu nari narimitse kugira ngo bazabe abatambyi bahoraho, dore abantu nari narashyize mu myanya, nari naragiriye icyizere nkabaha inkoni z'ubushumba, dore abantu nari naragiriye icyizere nkabasukaho amavuta, nkaba amavuta yo kugira ngo bankorere, dore bankojeje isoni, nibo banze kwitaba, banze kumvira ubutumire bwanjye, banze gutaha ubukwe nateguye. Byagaragaye ko batari babuberewe. hari abantu bibeshyweho, bari bazi ko bahagaze mu mwanya bakorera Imana, Imana yari izi ko bayihagarariye, ariko bahindutse. ngo Imana ihagurutse abakozi ngo noneho nimugende. reka mbabwire, turahamagarira babandi batamenyeka, babandi bakibereye mu byaha, babandi bakibereye mu kabari, babandi bakibereye mu busambanyi, babandi bakibereye mu bujura, babandi bagifite intege bataramenya ukuri, ngo atuma bagira ngo nimugende mu nzira nyabagendwa. abo bose mubahamagare baze. yemwe abarushye n'abaremerewe, mwebwe mukiruhijwe n'ibyaha, mukiri mu bubata bwa Satani, Satani yari yaragize imbata, mukibaswe n'ibyo byose, nimuze mu imbata z'Imana, mureke kuba imbata z'umuntu ari we wese, ahubwo muze mu imbata z'Imana, muve mu bubata bw'isi, muve mu bubata bw'abantu, muve mu bubata bwa Satani, muze mu imbata z'Imana. ngo arahamagara, haleluya, arahamagara, ahamagara bose, ngo bose baraza. aba bahamagawe ngo baraza bajya mu nzu yagombaga kuberamo ubukwe. ngo bamaze kugera mu nzu, kamabwire bene data wo nkurikiye, umwami yari yarateguye urwambariro rwo kugira ngo umuntu wese mbere yuko yinjira ubukwe bugomba kubera, abanze yambura ubushwambagara, abanze yambura imyanda yose. biraba ngo nuko twiyambura ibituremerera byose, haleluya, ibyaha byose n'ibindi byose bibasha kutwizingiraho, tubyiyambure, tube nk'abana batoya, twiyambure igomwa, twiyambure ubugome, twiyambure ubusinzi, twiyambure ubusambanyi, twiyambure ibibi byose, bituveho niturangiza twinjire. ngo barangije ngo buri wese akaza agaca mu rwambariro, akambara umwenda w'ubukwe, akinjira muri sare y'ubukwe. buri wese akaza, ngo birangiye ngo umwami araza yinjira muri sare aho ubukwe bugomba kubera. ngo ahageze agahinda gakomeye, ngo ahageze asangamo umuntu umwe utambaye umwambaro w'ubukwe. uyu muntu utambaye umwambaro w'ubukwe, mu yandi magambo, bigaragara ko n'ubundi nta gahunda yari afite, kuko baramuhamagaye, baramuzanye, ntabwo yari yaratumiwe, ariko kuko yagiriwe icyizere agahamagarwa, hari ahantu yagombaga kunyura akambara nk'aho abandi bose banyuze. ngo arangije ngo aramubaza ngo ni iki cyatumye winjira utambaye umwambaro w'ubukwe? ngo undi araceceka ntiyavuga, nk'uko abantu benshi bacecetse, banze kuvuga, baratewe, banze kwihana, baratewe, baraceceka kuko babona ko ahantu hose ntahahari, babuze aho baturira ngo bavuge. ngo araceceka. ngo amaze guceceka,
nyamara yari afite amahirwe yo guhita aca bugufi akati databuja dore ninjiye ntabizi ntabwo nari mbizi ko hari ahandi hantu nari kunyura hanyuma nkahabwa umwambaro w'ubukwe ariko ngo araceceka arahora rwose ntiyigera avuga mpamvu atavuze birashobora yahise yumva ko azamutse areba icyubahiro ati n'ubundi ngeze ubundi ko naje ubundi bantumira bampamagaraga kubera iki yumva ko we kuko yaje bamwinginga yumva ko mbese nyine afite ijambo reka nkubwire imbere y'intebe y'imanza mu rurembo rwa Yesu birasaba ko uzaba wambaye nk'uko Yesu ashaka birasaba ko uzaba wambaye nk'umugeni ibyo kuvuga ngo ntabwo ngo bakwinginze nuko Pawulo abwiye ngo ndabinginga bene data ngo mutange imibiri yanyu nuko ubinginga uyu munsi ariko hari igihe kizagera kwinginga bikarangira bashumba Imana iracyabatumaho ngo mwongere musubize ibintu ku murongo ariko nimushaka muceceke rwose muhore ariko Imana izabyishyirira ku murongo bahanuze muri guhanura mubeshya abantu Imana iracyabinginga ngo mushyire ibintu ku murongo mutunganye ibidatunganye ariko rwose nimuceceke muhore mwange kubishyira ku murongo mwange gutunganya ibidatunganye muhore mwicecekere ariko Imana izabishyira ku murongo yemwe bayobozi muyoboye mu byiciro byose mwahawe inshingano mbibutse ko umuntu wese ufite icyo ashinzwe abashinzwe azababazwa kuko Imana izajya ikubaza umwanya wari urimo n'icyo wawukozemo rwose ukanga gukora ibintu bitunganye bihwanye n'ibyo Imana ishaka ukumva kuri wo ukumva ko ukomeye reka nkubwire umwami arakubaza ngo ni iki cyatumye winjira ukinjirana ubwesikoro ukinjirana ububandi ukinjirana ubugome ukinjirana ubucakura ukinjirana mu mutima ukinjirana mu bwicanyi kugeza ubwo wumva ko abantu bose unabazinutswe unabanze ukumva nta mbabazi ufite ni iki kiri gutuma winjira utambaye umwenda w'ubukwe yewe mubwiriza butumwa ni iki kiri gutuma ugenda uragenda koko ariko ibyo uvuga n'ibyo ukora birahabanye ese ni iki kiri gutuma winjira utambaye umwenda w'ubukwe kandi urwambariro rwari ruhari mu rwambariro rw'abera kw'imyambaro ibyigana mu rwambariro rw'abera ko ntawe usubizwa inyuma kuki winjiye ukinjira muri reka nkubwire nababwiye ngo nari umugabo ntizahabwa intebe ntabwo uzinjizwa nuko uvuza kuri bishop oya ntabwo bizakwinjiza mu bwami bwo mu ijuru ntabwo ku iherezo uzaba ngo ngewe urupfu niruza ntabwo uzarukanyije ngo ngewe nagendaga mu kimodoka gikomeye nge naragendaga bagasasa amatapi oya ntabwo uzabivuga nibashaka basasa iki ntabwo uzabivuga kuko urupfu niruza uzahonga nta modoka n'imwe uzavuga ngo ngiye nagendaga muri iki kimodoka kitabonana oya ntabwo uzavuga ngo ngiye nayoboraga itorero rikomeye cyane narinzwe mu mahanga yose oya ntabwo uzabivuga ntabwo uzavuga ngo ngewe nashyizwe ngo ngewe ingoma yavuyeho banshyiraho nuko rero ndangije numva ko ngafashe nshyira ibintu byose uko nshaka mbishyira ku murongo uko mbishaka hanyuma bankomera make oya ntabwo icyo gihe bizibukwa ni iki gituma winjira mu bukwe utambaye umwenda w'ubukwe erega reka nkubwire intebe urimo n'umwanya ufite n'icyo uri cyo cyose biragusaba ko nawe winjira ukabanja guca mu rwambariro ukiyambura ubushwambagara kubera ko amakote kubera ko inkweto ibyo tubona muri iyi si twambaye ntabwo ari byo tuzinjirana oya biragusaba guca bugufi nubwo wowe bakwinginze reka mbabwire mu gitabo cy'abacamanza mu bice byawe 9 ngo umunsi umwe ngo ibiti byarikoze biravuga ngo tugiye gushaka umwami wo kudutegeka ngo biragenda byinginga umutini ati wa mutini we byabanje kumwera ati wa mwerayo we waje ukatubera umwami umwerayo urareba ati ubutegetsi bw'iki gihe n'ubwesikoro bubirimo ntabwo nabishobora ererererere iby'umwuka bita bitakara iyo wivanze iby'umwuka ntabwo ntayerekwa
ntajwi wongera kumva kuko umaze kwinjira nyine muri system. Umwera ati ntabwo ngewe ibi bintu nabikora kubera ko ngewe ntanga amavuta. Haleluya. Ngewe ntanga amavuta yo kunezeza Imana n'umwami. Amavuta ntanga yimika bamagira gute? Ntabwo nareka gukomeza gutanga amavuta no gukomeza mbwiriza ubutumwa mwungabanira hirya no hino. Mbese nyine hirya no hino mpagira mbwiriza ubutumwa ngo ngengeye kuba umwami n'ubutegetsi bw'iki gihe. Ntabwo nabishobora. Byinginga umutini ati wa mutini wadufashije ukadutegeka. Umutini ngo ureba ubwo amanyanga mukora. Uritegereza ati amanyanga ngewe umutini ngene mpora n'imbuto none ngende nge mu bantu bankokore n'utubuto narifite dushireho. Ererere none umwami azanezezwa n'iki? Mbibutse ko Yesu yavuze arango igiti cyose kitera imbuto baragica bakagitwika ngo ariko icyera imbuto bacyanganyaho amahage. Bivuga ngo umuntu wese wera imbuto ufite imbuto zikwiriye abihane uwo ngo afite agaciro mu maso y'Uwiteka. Umutima ngo ntabwo nge nareka kwera imbuto zanjye, ntabwo nabishobora ngo ngengeye kwinjira muri systeme z'isi, ntabwo nabikora. Ngewe umutini imbuto zanjye kubwiriza ubutumwa abantu baryoherwa, abantu barya imbuto bakaryoherwa bagahembuka. Ntabwo nareka gutanga imbuto ngo ngewe nge kubabera umwami. Nzajya ntanga imbuto kandi nkomeze mbwirize n'ubutumwa. Haleluya. Ngo biragenda byegera umuzabibu, ngo byegere umuzabibu, ngo bwira umuzabibu wa muzabibu wadufashije ukadutegeka. Umuzabibu atereka mbabwire twabonye abari abakozi b'Imana benshi bagiye mu isi bajya mu bintu by'amapolitiki bose amavuta arameneka. Ntibongera kugira ibintu biryohera, ntibongera kugira ibintu bizima batanga. Ati none ngewe ntanga vino, abafite inyota baraza bakanywa bagahembuka. Bene data uracyahembura abandi? Ninde ukiguhembukiraho? Ko bakwinginze ukagenda nawe ukajyamo ukabajyamo, none ibyahemburaga abantu uracyabifite? Umutini uranje uratoya, umuzabi uranje atoya, ntabwo nge nabishobora. Nge nzajya nkomeza gutanga vino kubera ko vino inezeza Imana ikanezeza n'umwami, kandi no kwigaburo ryera na vino barayikoresha. Ntabwo rongewe nakwemera ko bantobera, ntabwo nabyemera ko bantobera ngo nge kuzajya ngenda mbure n'umwanya wo gusenga, mbure n'umwanya wo kusoma ijambo ry'Imana, ngo nagiye nta yandi matangazo mbese kuko nyine ni system. Ntabwo nge nabishobora. Umuzabato nge nzakomeza gutanga vino yanjye, nzajye nkomezana nabwiriza ubutumwa abantu bakize. Haleluya. Ngo birangije bibona ko ibiti byiringirwaga. Reka mbabwire bene data, reka mwarabizerwa matorero, mwarabizerwa kubera ko Imana yababonaga nk'abahuza b'Imana n'abantu. Bashumba mwarabahuza, mwahuzaga Imana n'abantu. Ariko uyu munsi ntimuri guhuza Imana n'abantu, ahubwo muri guhuza abantu n'isi. Kubera iki? Kubera ko barabinginze, bamaze kubinginga mwemera kwingingwa murayoboka. Bibiraba ngo nkugira inama ukomeze itegeko ry'umwami kubw'indahiro warahiriye Imana. Niba wararahiriye Imana ukarahira n'indi ndahiro, dore nibyo bigiye kugukoraho. Nta ndahiro ebyiri zibaho. Ibyo warahiriye nibyo bigiye kukokama. Ngo birangije ibiti birareba ati none se tubuze umuzabibu, tubuze umutini, tubuze n'umwerayo. Nese ko aribo bagiraga ukuri, ko aribo babyibuza bari kuzagiye bayobora bikagenda neza. Ariko kubera ko bari bafite izindi nshingano Imana yabahamagariye, haleluya, bari bafite indi mirimo Imana yabashinze, ntabwo bari kubivanga. Ntabwo wafata amata ngo yavange n'amakara ngo bizakunde, byose bihita bihinduka umukara. Ngo biragenda byegera umufatangwe. Umufatangwe barabatira wa mufatangwe, turabona ibindi biti ibyiza byose byanze. Abanyamwuka bose batunaniye, ntabwo tubashobora. Ntabwo reka bagisha inama Imana, ntabwo ari ugupfa kugenda. Nyamara bene data mwajyaga mubanza mugapfukama mukagisha inama Imana.
none musigaye mwiruka, urirukankira kuri kamera ngo yavuze itavuze, urirukanka ati tubigenje gutya byagenda gutya. Ntabwo ukigisha inama Imana ngo uyoboze inzira. Nyamara Ezira ngo afata umwanya wo gusenga bavuye i Babuloni, bageze mu gico cy'abambuzi ngo afata umwanya wo kwiriza ubusa kwa ngo bayoboze Imana inzira batunganiye. Ariko bibuka ko ntabwo ugifata umwanya. Ni upanze amasengesho, ni amasengesho upanga ukayashyira ku karubanda, ukayatangaza, ugatangariza isi ati dufite amasenge. Bene data, ibuka ijambo rivuga ngo ukuboko kwawe kw'iburyo ni gukora, ukw'ibumoso ni kuzabimenya. Wibuka ijambo Yesu yavuze ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya, nimukamere nk'indyarya. Usenge so wiherereye, data ureba ibyiherereye azumva ibyo usaba, azumva gusenga kwawe. Mujye mwibuka ko Abisirayeli bazengurutse Yeriko, bakazenguruka Yeriko batavuga, bacecetse, kugeza igihe Yeriko yaridukiye. Ngo umufatangwe ngo urabibwira ati sawa kare kose se nge ndi tayari, nge ndi tayari kuyobora amatorero yose, ngewe ndi tayari, nimuyazane muyahuze, nge ndabishoboye, mfite imbaraga z'isi, mfite imbaraga zose. Mufatangwe ati ariko mwumve kondisiyo, musabwe kwiringira igicucu cyanjye. Nababwiye ngo abamanuka bajya mu Egiputa gushaka imbaraga za Farawo, bakiringira igicucu cya Farawo, bakiringira imbaraga za Farawo, bazakorwa n'isoni kandi bazamwara. Kuko Farawo namara kucaho, abari bamwiringiye bose bazacanaho nawe. Umufatangwa ati noneho rero mwiringira igicucu cyane. Kandi ndagira ngo mbabwire, ngewe umufatangwe nta gicu, ngewe iyo izuba ricanye ntimuzigera mwumva ko muzambonamwo ahantu mwugama izuba. Oya, muzicwa naryo, kuko nta byiza ngira, nge ndahanda. Mufatangwe ati ngewe ndahanda, ntimuzanshakiraho urubuto na rumwe. Ngewe ndabajomba, we mbajomba ibikwasi mugakomereka. Nge nzayobora ariko mbakomeretsa, nge nzayobora ariko nta muntu numva, nta muntu uzanshakamo ubugwaneza, kuko nge mfite amahwa. Nta muntu uzanshakiramo umwuka, nawe muziringire, muzanyiringire, kandi igihe nikigera umuriro uzava. Niba atari ibyo, umuriro uzava mu mufatangwe utwika imyera yose, imyera yo y'Ilebanoni. Imana itugirire neza. Bishaka umwami, byiringira umufatangwe, ariko umufatangwe urahanda. Reka mbabwire bene data, mwiringiye ibidafite umumaro, mwiringiye iby'isi bitazahoraho, mwakuye amaso ku Uwiteka muyahanga ku bantu, mwiringira ibidafite umumaro. Nibyo bigiye gutuma abantu bagiye gukorwa n'isoni, nibyo biteje akaga. Nyamara mwari abizerwa, mwari abiringirwa. Erega nubwo isi itabemeraga, ariko Imana yarabemeraga, kuko warasengaga umwuka w'Imana akamanuka. Yamara kumanuka ugataka Imana ikumva, igahindura ibintu. Ariko wahindutse nk'abandi. Ni iki gitumye mwinjira mutambaye imyambaro y'ubukwe? Ngo barangije ngo wa wundi baramufata, kuko yahoze rwose, nubu yaracecetse, nubu ntibavuga, barahoze rwose. Bumvise ko nyine biringiye igicucu cy'umufatangwe. Ngo baramufata, baramuboha amaguru n'amaboko, ngo baramujyana, baramujugunya, bamujugunya hanze. Birango aho niho bazarira bakayekenyera amenyo. Bamujugunya hanze azize iki? Urwambariro rwari ruhari, ariko azizina ari iki? Azize ati muzi icyo ndicyo, muzi izindi mbaraga mfite. Ayiwe we, iyo wari uzi ko hejuru y'imbaraga ufite hari imbaraga z'Imana zabasha kuguhindura uko zishaka. Uzasome muri Yeremiya, igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, bice bya 18, amagambo avuga ku mubumbyi n'ikibumbano. Harango mwana w'umuntu, uko ibumba rimeze mu ntoki z'umubumbyi, ni ku mwana w'umuntu ameze mu biganza by'Imana.
kandi uko umubumbyi afata ikibumbano akagihindura uko ashaka, niko n'Imana yafata umuntu yaremye ikamugira uko ishaka. Rero nkubwira ngo ntabwo ufite imbaraga zirenze iz'Imana. Ushatse waca bugufi ukihana, ukareka ubugome, ukitaba Yesu. Abatowe ni benshi ariko hatoranijwe bake. Banyarwanda mwumvise byinshi, amatwi yacu yumvise byinshi. Uhereye kera Imana yaravuze, yatumye abagaragu, yatumye abahanuzi, abo mwemera nabo mutemera, ariko Imana yaravuze kandi imaze kuvuga itanga n'inama, ariko inama ntibazitaho. Bageze heza, bageze heza. Imana igiye gukoza abantu isoni. Hari abantu bazakorwa n'isoni. Ndagira ngo dusoze dusenga Imana, dusoze dusenga Imana, dusoreze muri iki gitabo n'uri kibudu ubutumwa bwiza bwese uko bwanditswe na Matayo ibice 25 umurongo wa 18 n'uwa 19 haranditswe ngo ariko uwahawe imwe aragenda acukura umwobo ayishamo itarantu ya shebuja. Umurongo wa 19 ngo maze iminsi myinshi ishize shebuja wabo bagaragu araza abarana nabo umubare w'ibyo yabasigiye. Hashize iminsi myinshi, iminsi ba myinshi igahimwa n'umwe. Yesu uri umugani yabaciriye nanone w'itarantu, umuntu wagiye kuzinduka ngo afata amatarantu ye ayasigira abagaragu. Umwe amuha 5 undi 2 undi 1, ngo ariko ngo uwimwe arayifata ati ndayitabika da. Ngo ariko hashize iminsi myinshi, iminsi myinshi itagira ingano, ni iminsi myinshi, ngo shebuja wabo bagaragu araza aza kubarana nabo. Bene data mwahawe inshingano mu byiciro byose, banyarwandakazi, abari mu gihugu imbere n'abari hanze yacyo, abumvishije Imana ivugana nabo, abumvishije ubuhanuzi bwatambutse bw'igihugu cy'u Rwanda, abumvishije abanyamahanga bazanye ubutumwa buziye u Rwanda. Yemwe bene data bakristo mu matorero atandukanye, bayobozi b'amadini n'amatorero, yemwe abari kure n'abari hafi, yemwe muri mu mashyamba musenga Imana, yemwe bantu muri mu mago mu byumba bitandukanye musenga Imana, muri iki gihe mutemere no kwinjira mu nzu mu nsengero mwatanzeho imisanzu ngo zubakwe, ariko iminsi ikabuza kuzinjiramo. Nimwumvire ijambo. Hashize iminsi myinshi shebuja wabo bagaragu, shebuja wabo bashumba, wabo batambyi, shebuja wabo bantu bose, umwami waremye ijuru n'isi, hashize iminsi myinshi aza kubarana nabo. Harageze kugira ngo Imana izibarane n'umuntu uwo ari we wese. Uzi gukora neza atarabikoze azabibazwa. Igihe kirageze ngo umuntu wese ashyirwe ku munzane, apimwe bigaragaza ibiro afite. Mwibuke Berushazari byamubayeho, yashyizwe ku gipimo. Kubera iki? Ngo yenze ibikoresho Nebukadinezari yatinyaga, yari yarakuye mu nzu y'Uwiteka i Yerusalemu, ngo arabifata ajya kubinywesha n'ishorekeze. Byari ibikoresho byakoresherezwaga hera. Uyu munsi abantu bavogereye ubuturo bwera bw'Imana, baza gukoreramo ibizira, baza kwimura bimika ibyo bashaka. Ariko nyamara Berushazari kubw'icyo yakoze, ngo akiri muri ibyo birori, kuko yenze ku bintu by'Imana, akajya kubikoresha mu bafarisayo, akajya kubikoresha mu pagani, akajya kubikoresha mu batarakebwe. Warangije ngo ahita ashyirwa ku gipimo, ageragerezwa kuri icyo ngicyo. Reka mbabwire
bantu bivanze mu byera mutarabera, mukajya mu by'abatambyi mutarabatambyi, mwarapimwe ntimwashyitse. Yemwe batambyi mwarananiwe gukora umurimo w'Imana, mukajya kwisunga izindi mbaraga, namwe mwarapimwe ntimwashyitse. Baririmbyi, banyamasengesho, bahanuzi, bavuga butumwa mu byiciro byose, iminsi irageze, shebuja wabo bagaragu araje tubarane. Imana ije kubarana n'umuntu wese, uwo yahaye ije kubarana nawe, kandi umuntu wese icyo yamuhaye izakimubaza. Niba yaraguhaye gutwara abantu 50 izabakubaza, niba yaraguhaye kuyobora abantu 100 izabakubaza. Buri muntu wese, niba yaraguhaye kubwiriza ubutumwa abantu bagakizwa, warangiza ukabwiriza ubutumwa abantu bw'amafaranga, ukiva indi imbere, ukananirwa ukumva ko mbese gahunda nibaza n'ibintu nayo byo kujya mu ijuru nibikureba. Harageze ngo tubarane. Hashize iminsi myinshi, shebuja w'abagaragu araza ngo abarane nabo. Buri muntu wese aza kumurika ibyo yahawe. Warahawe byinshi, uzabazwa byinshi. Wahawe bikeya, azabazwa bikeya. Ko baje kubarana, uraza kujya mu ruhe ruhande? Uraza kuba uwande? Ishyire ku gipimo muri iki gihe, urebe niba ibyo wavuze n'ibyo wakoze byari bigukwiriye nk'igihe wari urimo. Urebe umwanya wari urimo niba ibyo wakoze ari byo byari bigukwiriye. Urebe iminsi yose, kuko hashize iminsi myinshi Imana igutumaho. Urebe niba warumviye Imana, urebe niba koko ibyo wagombaga gukora ari byo wakoze, ari byo byari bigukwiriye. Berushazari amaze gupimwa asanze adashyitse, ngo nta kindi yahise acibwa ku ngoma ijyaho Abamedi n'Abaperesi. Reka nkubwire, nushaka uburi ikirangirire, nushaka ubukomeye gute, nushaka uvuga rikijyana, nushaka amahanga bagukomera amashyi, nushaka uburi mwene nde, ndagira ngo nkubwize ukuri, Imana yagutwikuruye ntawe utakubona. Imana igukweye cyagukingirizaga ntawe utakubona. Imana ikugirire neza. Ndagira ngo duce bugufi mu mwanya urimo wari wo wose. Uce bugufi ubwira Imana ngo Mana, ahantu ntabwo nigeze nkumvira, ahantu ntabwo nigeze nkora ibyo nagombaga gukora, nahagaze mu bintu by'abandi, ariko mfasha, ndongeye ndagarutse. Wongere winjire mu rwambariro, wambara umwambaro w'ubukwe, kwango wemererwe kujya mu bukwe bw'umwana w'intama w'Imana. Ndashoje. Dusenga Imana mu mwanya wose urimo. Imana ni wowe ishaka, ni wowe Imana yantumyeho ngo uhinduke kandi uhindukire, ureke kwiyobagiza, kuko Imana niyo yari yagushyize mu mwanya wari urimo, ariko kuko wiyobagije wapimwe usanga udashyitse, none ugiye gucibwa ku ngoma. Ariko uracyari ibyiringiro, uracyafite umwanya wo kwitekerezaho. Dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, urera, urakiranuka, nta gacu ko guhinduka ujya ugira, kandi ntabwo ujya wirengagiza umuntu wese uje imbere yawe n'umutima uciye bugufi. Ijambo ryaravuze ngo ntabwo wishimira ibitambo, ntabwo wishimira amapfizi, ntabwo ari amaturo wishimira, ahubwo icyo wishimira umutima w'umuntu, umutima umenetse, umutima ushenjaguwe, umutima ucishijwe bugufi, ugaca bugufi ku birenge byawe. Uwo mutima urawishimira kuko ushenjaguwe n'ijambo ryawe. Uyu mwanya tumaze kumva ijambo ryawe, riraduhuguye, riratwigishije, duciye bugufi cyane. Sengeye umuntu uri imbere yawe uhindishijwe umushyitsi n'ijambo ryawe, agahinduka mu mutima, akemera guhindukira, akava mu nzira ye mbi, agafata urugendo akagukurikira. Numubabarire ibyo yakiranemo byose, wimubabarire. Iminsi yo kujijwa kwe kose uyirengagize, maze umugirire ibambe. Uwiteka Nyiringabo, Mwami waravuze ngo abakwibutsa ntibakaguturize, ntibakaguhemere. Ibuka ko hari abantu bagiye bagendera imbere yawe, ariko bacibwa intege n'iminsi n'ibihe. Aba bantu bakeneye imbaraga zawe, bakeneye kongera gukangurwa nawe, kandi Uwiteka Nyiringabo, nyemerera ubakanguze ineza yawe, kandi ubafata ukuboko ubiyegereze, ubakomereza amaboko.
dusabiye abari bacitse intege ngo bongerere imbaraga muri uru rugendo, abari batentebukiwe, abafite ubwoba nubamara ubwoba ubatinyure mu izina rya Yesu. Abacitse intege bari mu nzira nubongerere imbaraga bakomeza urugendo. Kandi Mwami Imana dusabiye inkomezi nanone abari bagihagaze neza, urushaho kubambika imbaraga no kubahishurirwa babashe kumenya iby'iminsi n'ibihe. Iki gihugu Mwami wakivuzeho byinshi, turasenze twebwe abagituyemo n'abari hanze yacyo ngo ukomeze kuduha amahoro yo mu mutima, kandi ukomeze kuduha kwera no gukiranuka, kugira ngo Mwami ubwo Imana izavuga, ubwo uzaza tuzasange twiteguye, uzasange nta kizinga nta n'umunkanyari biturangwaho. Dusabe umugisha umuntu wese wumvise ijambo ryawe, dusabe umuntu wese Mwami wakurikiye, kandi dusabe umugisha iki gitangazamakuru ukomeze kubagura mu buryo bwose, kugira ngo bakomeze kuba umuyoboro wo kunyuza ubutumwa bwiza bufasha abantu benshi muri uru rugendo rujya mu ijuru. Komeza kudushyigikira kandi ukomeze kubana natwe, ni mu izina rya Yesu Kristo, amina. Imana ibahe umugisha mwinshi cyane. Shalom.